Muraho neza, muhawe ikaze muri episode ya kabiri y'inkuru ya James mu rukundo rwe no ku ishuri. Ubwo duheruka James asa nkaho ahindukiye, yumva ibintu bisa nkaho bikubitanye muri we, yarikanze cyane. Diego we yari yabasize avuga ati mu rugo baramushaka byihutirwa. Reka dutangire episode ya kabiri mwiyumvire. Nyimara guhindukira nasanze Winnie asa nkaho yarankurikiye kandi ari muri salomo yikubise hasi. Byaranunguye cyane kubona ukuntu arembye ameze nabi kandi nkambona ari gushaka kunkurikira. Nahise mwegera ndamuhumuriza cyane ati Winnie, bite kuko mbona uri kuhaguruka kandi urwaye. No, wapi, cyama ku gitanda neza ugomeze ukurikiza imiti nk'uko muganga yabikubwiye, uraza kumera neza ndabizi. Winnie mu kunsubiza yahise ambwira ati James, uragiye. Muri uwo mwanya Winnie ari kumbaza ati ndagiye. Ntanjye nabuze ikintu musubiza, gusa nta kuntu ari kubigenza. Ntandi mahitamo nari mfite, nari mwiriye kugera mu rugo kuko nari maze iminsi igera muri 3 ntataha, dore ko bari bamaze n'iminsi bambwira ati ndi mu gakungu na Diego n'abandi basore tuba turi gukina na basket, dore ko nayikundaga ku rwego ruri hejuru. Natahaga mami buri gihe ambwira ati James, wagabanyije uyu mukino, dore sinanze kujya gukina, ariko mwana wanjye rwose uragenda ugatindayo, nubwo ukeneye gukora imirimo hano, hari ibindi bintu ukeneye kwitoza bindi bitari basket, ariko urane. Gusa muri umwanya barashaka mu rugo nasubije Winnie ati Winnie, ndabyumva nta muntu mufite muri kumwe, arwaye, ariko se ubundi nangiye kumubaza ni nta nshuti yawe waba ufite ku buryo wayihamagara ikaba muri kumwe. Bisa nkaho nawe yabonaga ko ari ngiye kumubaza, ahita yitangana ati James, ndabyumva sinakurenganya rwose, uragiye ntago waguma ahangaha, gusa keretse nimero uze kumpamagarira umukobwa w'inshuti yanjye bita Mimi, uze kumubwira kabisa aze kuba turi kumwe. Iyo nakimbwira rwose nanjye nahise numva nduhutse kandi numva nanishimye muri njyewe. Nazakiranye ubwuzu ariko nabimweretse cyane, mwihanganisha cyane ati wowe nugira ikibazo uraza kumera neza, nugira ikibazo. Yahise azimereza, nanjye ni kandi nugira ikibazo uraza gukira. Nawe mbona ndebana ijisho ritoroshye, gusa sinabyitagaho cyane nk'uko muri njyewe ntakundaga abakobwa nk'ibisanzwe, ko abantu b'inshuti yanjye bari babizi cyane. Namusezeyeho ndagenda, gusa nanjye numva nafunze urugi rw'icyumba yarimo, numva nabishaka gusohoka, ariko nta kundi natashye. Ntibyatinze mu mwanya mutoya nageze mu rugo, nyihuza amaso na mama, nabonye asa nkaho yarunguye kabisa, mbona ashaka kumbwira nabi cyane kuko nari mbyiteguye n'ubundi ko ari bya bindi akunda kumbwira, ariko noneho nari maze iminsi igera muri 2 nataha, numvaga ari ibindi rwose. Ubwo ibyo naketse ntibyize bijya kure rwose. Mama yahise atangira kunyuka inabi, James warananiye, noneho ugize utangiye kujya urara no mu gasozi, sinzi ngo uri mu biki, ubwo waraye hehe? Nk'umwana ku mubyeyi ntabwo yavuga ngo nanjye shyira amajwi hejuru. Yaratuje ati nacuruka ndamusobanurira, kandi ikintu cyo gutuza noneho nicyo cyari kibi kuri mama, kuko abashaka ko mvuga nawe avuga nanjye nkavuga. Gusa njyewe naramwemereye, mbona amaje gucuruka, ariko nawe abona ko nta kintu kumusubiza, arambwira ati ariko ubu ngubu kugeza izi saha igihe nahereye mvuga nta no gushobora kunsobanurira ahantu wari uri. Nanjye nahise mubwira ati mama, rohamo kabisa tuvugane, kandi ndabizi neza ko ibyo ndakubwira nawe ufite umutima wabyumva. Mw'ababyeyi ba mama murabizi, bagira imitima itica bugufi. Yaciye bugufi ndamusobanurira, ntamubwiye story yose ukuntu yagenze, ko nawe n'umukobwa turi gukina basket agatsikira, tukamujyana kwa muganga, story zose ndazimutera,
nagiye kuzisoza mbona mama yatwaye rwose, mbona yagarutsemo nk'umubyeyi arambwira ati mbese nibyo, ati ariko se kuki utaje ngo uhite unsobanurira akanze. Gusa nanze kwirirwa mubwira ibintu birebire byo ko mba nashaka kuvuga nawe ari kuvuga, yarabyumvishe cyane. Arangije arambaza ati ikibazo, ndetse nkubaze mwana we, tumbaza nta kibazo mami, none ni wowe wari kumwe n'uwo mukobwa mwenyine? Amusubije nsa nkaho uri kumwenyura, ati ni njyewe rwose. Abonye bisa nkaho bimutunguye, arambaza ati kuva ryari se muri kumwe n'abakobwa kunzi ko wowe nawe mutuzurana? Nawe ati mama ibihe birahinduka ariko nta n'ibirenze, nuko nyine banatanze ubufasha bw'ibanze naho nta bindi. Tukiri aho ngaho umubyeyi yarambwiye ati wowe umva jya ugira gutya ufasha abantu bose, kandi dore umaze no gukura muri wa gatatu sogonderi arakuze. Ubwo ntibyatinze nari nshonje, yanzaniye ifunguro. Mu gihe nangiye gukura mu wa gatatu nahise nangira gutekereza Winnie nsize kwa muganga, numva umutima ntabwo uri hamwe. Nta kindi nakoze, nahise mfata telefone yanjye, bampamagaye Diego ngo mubaze ngo meze bite. Kwakira telefone narambwira ati salama Diego. Oh James meze ute ariko meze ute? Meze neza manda ngaho gutyo nta kigenda. Gute se bro? We ambwira ahubwo samani sorry kabisa, ejo bundi nabasize kwa muganga, we na Winnie byagenze bite? Man mwihangane kabisa, mu rugo bari banyeneye. Man Diego we nugira ikibazo, Winnie ameze neza nubwo atari cyane nyine, ariko bitandukanye nuko wadusize. Nanjye ubu nibwo ngera mu rugo. Man James nibwo ugera mu rugo cyane kabisa. Umva se Diego, reka tureke kuvuga ibintu byinshi. Niba nta kintu yo gukora kirenze wangera mu rugo, dore ko nari no gufata ifunguro tukaganira nta kibazo. James nta kibazo kabisa, ndaje kabisa. Ubwo ngubwo mu mwanya mutoya James nahise niryamira kabisa, n'ibyo numvaga ntacyo bimbwiye. Diego nagiye kumva anyandikira ka SMS ati ndi ku irembo. Nyimara ugasoma nahise nakira telefone, mbona asa nkaho nari ndi mu bizunga gutyo mu bitotsi, mbona nta zina ririho, ariko naje kureba neza mbona ryanditseho Mimi. Oui Mimi. Bite Mimi, numvaga adashaka kuvuga, ariko numva arimo aravuga gake cyane byandi by'abakobwa, nkavuga n'ibyandi by'abakobwa. Niko nahise mvuga ni reka tuze kuvugana, nuza guhuguka ndumva usa nkaho uri busy. Yumva asa nkaho ngiye kumukupa, yasanga ati no Diego. Ubwo ibaze ko yari itangiye no kuvugishwa, maze nawe ntago Diego muvugana. Sorry James umeze ute? Meze neza. None se ko wahise ugenda narahagera aho Mimi yarari? Umva ndumva usa nkaho wacanganyishiwe, uri murivuga mu izina ahubwo uvuga ngo aho Winnie yarari. So nanjye nahise numva umukobwa atari seri neza, namukupyemo njya kubona na Diego arahageze. Diego yahageze ndimo ndavuga ni turaza kuvugana. Gusa nubwo nari nashyize loud speaker, Diego yahise yumva umuntu nkupye yari umukobwa, kuko ijwi yumvishe rirembera ati hafi aho ngaho. So ubwo ngubwo Diego yahise ambaza n'amatsiko menshi ati James uwo mukobwa se mwari kuvugana nde mwana? Yarangiye kunzi ko nta bintu biranga, nawe ati nabirenze kabisa. N'umukobwa uranga ni yes, ndakeka umunamuzi man, ndakeka unamuzi, ni ya nshuti yawe ni bita Mimi, mwe bajya bagenda nayo gutyo nyine. Wowe ndukunda kuza kureba match ya basket se? Yes, ngira ngo hari kamwe kirabura yes. Muri uwo mwanya nta n'iminota 10 turaganira, nagiye kubona Mimi arongera aramagaye.
ndamwita Mukiza Lord Discipline bisanzwe ane James yes bite bite ko twavuze urahugutse areka James ntabwo nari muzi ariko se nta kuntu wagaruka ukadusura hano ku bitaro kubasura sasima nta n'imasaha 3 mavuye ubwo nahita ngaruka ubwo nahise numva nazi ibintu ari gushaka kuvuga mpita mujesha mubaziye ibya Winnie ndamara ubu reze bimeze bite Winnie bimeze bite ko nazi namusize mbona sari nk'uri koroherwa Winnie ameze neza gusa njye ngiye hanze gato ngira ngo uhamagare gusa gataho ngaho James uziko urangiye ndimo ndicara ubu ngubwo muri umwanya turi kuvugana Diego yari yasaga nkaho ari gusekeramo imbere ariko nyine ibitwenge byanze bigenda guturika yabona uburyo nabaye interested kabisa umukobwa yanwaye kandi abona ibintu by'abakobwa bitajya bimfataho niko guhita njya kumva mimati James wanyemerera kuko ari ikintu nshaka kukubwira urabizi neza ko ubwo ngubwo muri uwo mwanya yagabanyijwe iki cyane na Diego ahita azanyegera ku gutwi mu kumvugisha ni James sorry kabisa episode yacu ya kabiri nangahe irangiriye wowe icyo usabwa ni ugukanda subscribe like share and comment kugira ngo uzabone indi episode ikurikiyeho tukaguma tukabana wari muri kumwe na John BTV ciao